buri wa gatatu w'icyumweru itorero ryose ya Kadamage riraterana ikumva inyigisho zinyuzaho kuri iyi cyane yarafashijwe birenga gufashwa kwe injira muri famille birenga famille abijyanye muri church yose buri wa gatatu baraterana bakumva ijambo dushyira hano bagashyiraho video hano bakwe kwino channel kuri iyi cyane church yose yicaye na pasteur wabo Peter Kadamage ahantu uri Imana igumugisha mu izina rya Yesu naba pasteur baki ibintu babikora babiri baratwite kandi bari bamaze imyaka irenga 12 13 batabyara mu itorero riri mukono riyobowe n'umushumba bita Peter Kadamage hari ikintu Imana irimo gukora iciye mu ijambo ry'Imana cisha kwino cyane abantu ngo bagore bangahe abagore babiri bamaze gusama bari bamaze umwe yaramaze imyaka 13 undi 12 batabyara kubera gukurikira video kuri kijambo hano bamaze gusama pastor wabo yategetse gusaba kukurikira video bari mu iteraniro tumubyibuke ko baba bari mu iteraniro Peter Kadamage inako ndabibona ibisi ndabibona twumve arashoje oya batandatu babiri bamaze gusama nyine urumva nyine baratwite mu myaka 13 batandatu mani mu bakristo batandatu biyunze nabo bashakanye bari baratandukanye batandatu mu bayoboye biyunze nabo bari barashakanye ubu baraba bivuye uyu n'umusaraba aya maduhanya ko byavuye mu gukurikirana ino cyane ibi bifite bigiye guhura n'ibyamukazi Jovia umugabo we watahutse batandatu bamaze gusubirana bari baratandukanye suko bafite amakemeno gutandukana Mana ya Israeli Mana Israeli Mana ukorera ku ino rwa itaresho turagushimye tuzakomeza kuvuga ijambo ryawe kuko uri nyuma y'ijambo ryawe kugira ngo ukomeshe imisoro bitangaza yashoje Peter Kadamage se ni byinshi byakoretse kazi rwose ari turagushuje cyane hano aravuga ngo iki yaravuze ngo pastor gushimiye ko Imana yagukoresheje cyane umugabo wanjye akagaruka mu rugo nyuma y'imyaka 4 yararutaye imyaka 4 umugabo ataba mu rugo umugabo yataye urugo imyaka 4 urugo rwatarubamo ariko ngagushimira cyane ko ijambo ry'Imana waricishijeho akagaruka mu rugo rwe yagiye kubona abona agarutse nyuma y'iyo myaka 4 umugore yagiye Jovia yagiye kubona abona umugabo aragarutse nyuma y'imyaka 4 muri iyo myaka yose amubonye arikanga cyane noneho ngo yikanze ngo yibaza icyamuzanye aramubaza ngo uzanywe n'iki uko yaga avuga ati ngazanyu azamwica buri munsi rero arashimana ko yagarutse ngaramubwira ati ikintu cyamuzanye umugabo amusobanura icyamuzanye ahita amwereka video ngo yabonye kuri YouTube channel yawe ngiyo video avugaga gutya avuga ngo umunyabwenge yita ku iherezo rye ngo ko iherezo riruta itangira nawe udukurikiye umunyabwenge yita ku iherezo rye kandi iherezo ry'ikintu cyangwa ry'umuntu riruta itangira iryo toro ryuzura amavuta iryo toro ryuzuye ibitangaza indwara zikire abarozi batsindwe ibibarwanya bitsindwe uyu mwaka Imana ibazamure uyu mwaka Imana ibateze imbere Peter Kadamage from Mukono tugusaba umugisha amen biracyaza mbese yarangije nyine arimo kugushimira pastor mfashe uyu mwanya kugira ngo nkumenyeshe neza ko utaruhira ubusa amina kuko nzi kuntu ivuga butumwa rigoye Mana we Peter Kadamage azuburyo ivuga butumwa rigoye azuburyo dusaba icyuya dusaba gusenga dusaba Peter Kadamage ukagira Imana we Imana iguha amavuta Imana iguha imbaraga Imana ikugire neza gusa Shalom ndabakiriye mu izina rya Yesu this is Rwayitare show turabasaba rero utarakora subscribe ikorwa rimwe gusa ikore iyo nkungaye turayikeneye kugira ngo kurikirane ibintu byose tubagezaho kora subscribe kuko ukazogera video nshyize kuzajya uyibona ntabwo umunsi ndi yenyine hari abandi turi kumwe nabo reka basuhuze akoze nitwa Turatsinze Innocent abasuhuze haleluya nitwa Kayitesi Lilian yes Innocent na Kayitesi ndabakiriye hano
rero tubagezaho ijambo ry'Imana itandukanye, inyigisho, ubuhanuzi, ndetse mfata n'igihe nkabagezaho ubuhamya bw'abafashwa n'ijambo ry'Imana tubagezaho ngaha. N'uyu munsi yo tubazaniye ubuhamya, ntucikwe. Nongeye nkubwire wowe utarakora subscribe, ikorwa rimwe. Hari abahora bambwira ngo tuyikore uko uvuze. Subscribe ikorwa rimwe, ni ukwiyabonesha, kwiyandikisha. Ikorwa rimwe gusa, uyikoze ntabwo njya kuyikora. Tuba dusaba abatarayikora, wowe rero umushyitsi kuri Rwahitaresho, kora subscribe. Uko ni ukazogera uzajya ubona video nshyizeho. Hanyuma uzayikurikirana ijambo ry'abigisha, abahanuzi, ndetse n'ubuhamya tubagezaho. Mbazaniye rero ubuhamya bw'abantu banyandikiye, bagenzi banyu bankurikira, bishimira ko mbagezaho ubuhamya bw'iby'Imana bakorera biciye mu ijambo ry'Imana tubagezaho ngaha. Reka natinze dutangire, ntangiye no bita Zuberi. Zuberi aho bita Kisangani muri Kongo. Zuberi uri Kisangani muri Kongo aravuga ati jewe nangaga Bibiliya cyane, kuko kera nkiri muto mfite imyaka 11 hari abantu bagiriye nabi data ndetse bimuviramo gupfa, muri bo harimo ufite Bibiliya. Uni Zuberi. Zuberi ngo ari Kisangani ngo yangaga Bibiliya cyane, ngo bitewe nuko ari muto afite imyaka 11 hari abantu bagiriye nabi se ngo bimuviramo gupfa. Muri abo bantu bagiriye nabi papa we rero aho ngaho uni Zuberi Kisangani ngo hari umuntu wari ufite Bibiliya, ngo hanyuma ngo kuva icyo gihe Bible narayanze kugeza nkuze, ubu mfite imyaka 52. Guhera ku myaka 11 kugera ku myaka 52 Zuberi w'Ikisangani ngo yangaga Bibiliya. Bibiliya suko ari cyo yamutwaye bavane mudukurikiye, ndagira ngo mujye mwumva ubuhamya bwabo uburyo abantu bateye. Yanze Bibiliya kuko ngo abantu bahemukiye se bamugiriye nabi muviramo urupfu, ngo umwe muri bo yari afite Bibiliya. Ngo kuba afite imyaka 11 abibonye kugeza afite imyaka 52 umunsi aho yatwandikiye no message ansaba kubije bagezaho ngo yangaga Bibiliya. Ariko twumva ubuhamya bwe rero. Ngo ariko kuva icyo gihe Bibiliya narayanze kugeza nkuze, ubu mfite imyaka 52. Pasta ubyumve ko nayangaga cyane bikabije. Sinabara izo najugunye muri toilette, sinabara nizo nashwanyaguje. Uyu ni Zuberi uri Kisangani, ariko Imana yatangaje nkuko byahindutse. Ubu ndayikunda cyane kandi ndayisoma. Haleluya. Nguteye amatsiko ukurikiye, nguteye amatsiko. Haleluya. Umuntu wangaga Bibiliya afite imyaka 11 kwere byabaye kuri se, abamuhemukiye, abatumye apfa, ngo umwe yari afite Bibiliya. Uye cyo gihe Zuberi Kisangani yanga Bibiliya, Bible arayanga. Ariko atwandikira ngo ibintu byarahindutse, niko avuze. Ariko Imana yatangaje uko byahindutse, ubu ndayikunda cyane kandi ndayisoma cyane. Reka twumve rero. Ngo mperutse kujya gusura abantu, sanga umubyeyi waho arimo kukureba kuri YouTube. Uboni Zuberi uvuga ngo tsoye gusura abantu, sanga umubyeyi waho ankurikirana kuri no channel. Ngo uri uvuga ngo ibiri muri iki gitabo byagukiza, byaguhindura, byaguhisha umugisha. Ngo bivugaho cyane, usobanura ukuntu Bible ari igitabo gikomeye gitangaje. Ngo ndagukurikira neza video yagiye gusoza, ngo narize ntazi uko amarira yaje, numva muri je ko nakoze icyaha gikomeye cyo kwanga Bibiliya no kuzica no kuzijugunya. Uwo mubyeyi yambaza ikindiza, mutekeza amateka yanjye y'ukuntu nanze Bibiliya, arumirwa maze ansaba gupfukama, aransengera, ansabira Imana imbabazi. Pastor, none ubu naguze Bibiliya, ndayikunda, ndayisoma kenshi, ndetse ubu iwanjye buri wese namuguriye Bible, ndetse bose mbakangurira kuyisoma no gukunda Bibiliya nibirimo. Pastor, ndagushimiye ko utugezaho ijambo ryiza. Ibiri muri iki gitabo byagukiza. Haleluya. Ngo byose nabikuye kuri no chaîne yawe. Bavandimwe, nawe ahuri bitewe n'ibyo wanyuzemo, bitewe nda naho wize, bitewe naho wakuriye, bitewe n'idini usengeramo, ushobora kuba udakunda Bibiliya. Ariko ndakumenyesha ngo ibiri muri Bibiliya bitanga ubuzima, ibiri muri Bibiliya bitanga icyerekezo, ibiri muri Bibiliya bikiza indwara, ibiri muri Bibiliya bikiza umuvumo. Zuberi uri Kisangani muri Kongo, ubuhamya bwawe bwankozeho cyane. Kuwanga Bibiliya ufite imyaka 11 ukaba uyikurishijwe n'ijambo nakugejejeho hanga ufite imyaka 52. Nyabunekanya bavandimwe mu nkurikira mukundi ijambo ry'Imana. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Imyaka ingahe yose? 11. Afite imyaka 11. 51. Yanga Bibiliya irunuka. Ngo ntabwo yabara Bibiliya yajugunye muri toilette.
ntiyabara n'izo yashwanyaguje ariko mana urashoboye, mana urashoboye. Zuberi Kisangani nyaboneka icyakunyeho ukabimbwa neza turi kumwe yewe makwe ngo ari kubara Imana ishimwe ko ayikunda ndetse ngo yarayiguze ariko urumva yasanze umuntu areba ino channel akurikije umuntu avugaga ngo ibiri muri iki gitabo ndibaza ko nta n'ukwezi iyo video iramara nawe uze kwiceka ngo urebe aranga ibiri muri iki gitabo avugaga Bibiliya ibiri muri iki gitabo Bibiliya yagukiza ibiri muri Bibiliya birakiza ngo bifite ubuzima asanga hari umubyeyi mo kwireba nawe arareba arebye abona uburyo ndi mvuga ijambo ry'Imana mvuga igitabo cy'Imana ku gikomeye akorwaho Imana imushinja mu mutima ko yakoze icyaha arapfukama uwo mubyeyi aramusengera hano hasi yavuze ngo umubyeyi ngo umugore n'umuvuga butumwa ahantu mwitore ariko icyo shima Imana niki nuko bakunda Bibiliya icyambere ikiga ko ayikunda niki yarayiguriye umugore n'abana be basiga besoma mu rugo nawe udukurikiye ushobora kuba hari impamvu waba waranze Bibiliya bibaho ariko mu izina rya Yesu nta mpamvu yo kwanga igitabo cy'Imana Bibiliya ni igitabo cy'Imana yuzuye ubwenge yuzuye imbaraga yuzuye ubwiru bw'Imana nawe ukunde ijambo ry'Imana ubwo ni ubuhamya bwa Zuberi uri Kisangani muteze aho nta muntu uwo ufite ibyo ashaka kuvuga ngaha hano hari ubuhamya bukomeye cyane amen umuntu witwa Mukazi Jovia wa Nyagatare Mukazi Jovia uri Nyagatare hari ubuhamya yatanze butangaje Nyagatare ni iburasirazuba bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda Mukazi rwose ari turagushuje cyane hano aravuga ngo iki yaravuze ngo pastor gushimiye ko Imana yagukoresheje cyane umugabo wanjye akagaruka mu rugo nyuma y'imyaka 4 yararutaye imyaka 4 umugabo ataba mu rugo umugabo yataye urugo imyaka 4 urugo rwatarubamo ariko ngaragushimira cyane ko ijambo ry'Imana waricishijeho akagaruka mu rugo rwe yagiye kubona abona agarutse nyuma y'iyo myaka 4 umugore yagiye Jovia yagiye kubona abona umugabo aragarutse nyuma y'imyaka 4 muri iyo myaka yose amubonye arikanga cyane noneho ngo yikanze ngo yibaza icyamuzanye aramubaza ngo uzanywe n'iki uko yavuga ati ngazanyu azamwica buri munsi rero arashimana ko yagarutse ngaramubwira ati ikintu cyamuzanye umugabo amusobanura icyamuzanye ahita amwereka video ngo yabonye kuri YouTube channel yawe ngo iyo video yavugaga gutya yavuga ngo umunyabwenge yita ku iherezo rye ngo ko iherezo riruta itangira nawe udukurikiye umunyabwenge yita ku iherezo rye kandi iherezo ry'ikintu cyangwa ry'umuntu riruta itangira ngo abantu benshi bazasoza nabi benshi bazasoza nabi yani ko umugabo yamubwiye yakukiye video arayireba none ngo pastor ayo magambo wigishaga niyo yamukozeho agaruka mu rugo rwe yaraje atumira abaturanyi bose asaba imbabazi uwo mudamu nyuma y'iyo myaka yose ine atakiba mu rugo rwe asaba umugore w'imbabazi nyuma yo gusaba imbabazi abo baturanyi aramufata amujyana mu kagari no ku murenge aho muri Nyagatare nyine amusaba imbabazi imbere y'abayobozi n'abayobozi bahari haleluya uyu mugabo yakozweho yabaye umunyabwenge wa muvandimwe nawe n'abahuri nyabune ku munyabwenge yita ku iherezo ntibemere gusoza nabi ngabazi wabo abazi urugo rwe rwose ngo barumiwe baratangara cyane yatangaje n'ubundi haleluya ngo bamaze kujya mu murenge gusezerana haleluya kuko inyuma y'imyaka 4 imyaka ngo kandi imyaka bataratandukana ataramuta ari bamaze imyaka 20 babana umva umugabo mukuru n'umugore mukuru ntagani batoya bamaze imyaka 20 babana batarasezerana ugukiza y'imyaka 4 yamutaye ni 24 bamaranye batarasezerana hanyuma rero ako nyuma yo kugaruka mu rugo barasezerana mu murenge kuyo bantumira rwose iyo bantu mu murenge nk'abamari ngo yashimana ko Imana yabakoreye ubukwe bwiza muri uwo murenge n'abana babo 5 bafite abana 5 bahari nabo bari byari ibintu bikomeye biteye amen ngo pastor umenye neza ko Imana yagukoresheje ukanyubakira urugo ubu tukaba tumeze neza cyane ijambo ry'ubwenge ugira rikiza benshi ubu hani wacu tugukurikira turi benshi cyane warakoze cyane mu byeyi wacu amen uwo ninde uni Mukazi Jovia uri Nyagatare nyaboneka abantu Nyagatare ndabashuhuje Mukazi Jovia rwose iyo ntumira mu murenge nkaza nkabireba nyuma y'imyaka 4 yarataye urugo aribwiriza aragaruka ari umva yumvise umunyabwenge yarebye video kuri YouTube irahari hano kuri YouTube uyu mugabo irahari ucekinge hasi urebe maze nk'ameze nk'atatane gutyo iyo video irahari mvuga ko kuherezo ry'umuntu iherezo riruta itangira
iherezo rititangira. Umugabo yari yumvise iyo video amenya ko agiye gusoza nabi. Uturugwa umva bamanya imyaka 20 ataye urugo asize abana 5 akibinishana batanasezerana abona ko agiye gusoza nabi. Ariko uyu mugabo yari umunyabwenge kubera ijambo yumvise kwino cyane. Umugabo yabaye umunyabwenge, yari yabaye umupfapfa. Umugabo guturugo n'ubupfapfa bukomeye cyane, ariko yagize ubwenge yumvise ijambo ry'ubwenge. Nawe ndagukangurira kumva ijambo. Niwumva ijambo rizahindura ubuzima bwawe. Nyuma y'imyaka ingahe? Imyaka 20. Ubagiye mu murenge. Imana yakomeye. Haleluya. Imana yakomeye. Haleluya, haleluya. Haleluya. Guturuka imyaka inasize abana 5. Mana we, mana we. Video akareba video ikamugarura. Bana vandimwe mudukurikiye, ijambo ry'Imana ryakugarura likagarura mu buntu bw'Imana. Ijambo ry'Imana ryaguha icyerekezo utarugifite. Ijambo ry'Imana ryaguhumuriza. Ijambo ry'Imana risana ingo zasenyutse. Ijambo ry'Imana ryasanye urugo rwa mukazi Jovia. Nubwo atatubwiye amazina y'umugabo we, ariko mukazi Jovia urugo rwamaze imyaka 4 rwarasenyutse. Barabaye iciro ry'imigani gusiga abana 5. Ariko ijambo yumvise hano. Mukazi Jovia hari asharinga ijambo ry'Imana abandi babyeyi benshi bagoswe n'ingorane nyinshi. Benshi bakeneye kumva ijambo rikabagarumago. Ino sa aho bimeze bitaho. Ahanga naho bahamye bateye ubu. Tugiye twumvire. Tangaje. Hari uwitwa Peter Kadamage. Peter Kadamage, from Uganda. Mukono. From Uganda Mukono. Wawerekeza ahantu bita Jinja. Uwo baravuga Pastor Patrick. Ndagushimira ko wemerera umwuka wera akagukoresha kuri iyi shene. Amen. Cyangwa kuri iyi cyano. Amen. Nanjye ndi pastor. Kadamage n'umupastor. Mfite cyaki hano Mukono. Aho ni muri Uganda. Peter Kadamage n'umupastor ufite church Mukono. Uganda. Arashima Imana ko Imana inkoresha kwino cyane. Tugende twumva ubuhamya hano ari ubuhamya. Maze igihe nkurikirana kuri iyi cyano. Ufashwa cyane n'ijambo unyuzaho byuzuye ubuzima n'imbaraga. Amen. Oni Kadamage Peter from Mukono Uganda. Arafashwa. Nagenzuye neza nasanze wuzuye ubuntu bw'Imana ndetse wuzuye ukuri kw'ijambo. Amen. Nakoze Peter Kadamage. Kugira ngo wumve neza ibyo mvuga. Woni Peter Kadamage. Kandi twumve neza ibyo avuga. From Mukono. Kugira ngo wumve neza ibyo mvuga. Reka nkumenyeshe ko buri munsi ni mugoroba nicarana nabi wanjye bose tukumva nibura video imwe yawe buri munsi, then tugasenga tukaryama. Uwo ni Peter Kadamage. Kuyango yekane ko yafashijwe yarenze gufashwa wenyine buri munsi icana family ye bagakurikira ino cyane niba video imwe buri munsi ni ku mugoroba, hanyuma mara kuyireba bagasenga bakaryama. Haleluya. Uwo ni pasiteri, uwo ni umupasiteri kandi ufite church. Amina. Mana ushimwe kuri gwahita wa gatatu buri cyumweru. None uri gatatu buri cyumweru itorero ryose turaterana. Haleluya. Tukumva inyigisho zawe kuri iyi cyane. Reka ngasubiremo mukumve neza. Buri wa gatatu w'icyumweru itorero ryose ya Kadamage riraterana ikumva inyigisho zinyuzaho kuri iyi cyane. Yarafashijwe birenga gufashwa kwe inja muri family, birenga family abijyanye muri church yose. Buri wa gatatu baraterana bakumva ijambo dushyira hano bagashyiraho video hano bakwe kwino channel kuri iyi church yose yicaye na pastor wabo Peter Kadamage. Ahantu uri Imana igumugisha mu izina rya Yesu. Naba pastor baki ibintu babikora. Pastor ni baki komeza twumva ibyo umugabo ni baki kandi bimaze gutanga umusaruro ufatika. Uwo ni Kadamage. Ibyo ngibyo afata umunsi wa gatatu afata iteraniro ryose akawocinga video zawe bari kumwe n'iteraniro ryose. Byatanze umusaruro. Bimaze gutanga umusaruro ufatika. Turebe twumve rero. Reka twumve umusaruro. Abantu 8
buzuye umwuka wera. Abantu 8 mu bihe bitandukanye turimo kumva ijambo ry'ubutumwa bwiza. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mu bihe abantu 8 mu bihe bitandukanye muri iryo torero rya Kadama yayoboye. Bamaze kuzura umwuka wera. Mu gihe bicara bakumva ijambo gusa bashyizeho video yawe barimo kuyireba. Bakawucinga. Uko bayireba bakuza umwuka. Hari abantu 8 bamaze kuzura umwuka wera. Abantu 8 bamaze kuzura. Ni pasteur w'itoro bivuga. Dukomeze. Abandi bane bamaze gukira indwara. Kandi zari zarananiranye. Muri iyo tora ayoboye. Kubera kuwucinga gukurikira ino channel abantu ayoboye kuwa gatatu baterana. Bane muri bo bamaze gukira indwara zikomeye. Zananiranye. Dukomeze. Peter Kadama afite ubuhamya bukomeye. Babiri muri bo. Babiri baratwite. Kandi bari bamaze imyaka irenga 12 13 batabyara. Mu itorero riri Mukono riyobowe n'umushumba bita Peter Kadama. Hari ikintu Imana irimo gukora iciye mu ijambo ry'Imana cisha ku ino channel. Abantu ngo bagore bangahe? Abagore babiri bamaze gusama. Bari bamaze umwe yari amaze imyaka 13 undi 12 batabyara. Kubera gukurikira video kuri kijambo hano bamaze gusama. Pastor wawe yategetse gusaba gukurikira video bari mu iteraniro tumubyibuke ko baba bari mu iteraniro. Baba bari mu iteraniro. Peter Kadama inango ndabibona ibisi ndabibona. Twumve. Arashoje oya batandatu babiri bamaze gusama nyine urumva nyine baratwita mu myaka 10 na 13. Batandatu mani mu bakristo batandatu biyunze nabo bashakanye. Bari baratandukanye. Batandatu mu bayoboye biyunze nabo bari barashakanye. Ubu baraba bivuye uyu ni umusaraba aya maduhanya byavuye mu gukurikirana ino channel. Ibi bifite bigiye guhura n'ibyamukazi Jovia umugabo we wataho. Batandatu bamaze gusubirana. Bari baratandukanye. Suko bafite amakemi no gutandukana. Mana ya Israeli, mana Israeli. Mana ukorera ku ino rwa itaresho. Turagushimye. Tuzakomeza kuvuga ijambo ryawe. Kuko uri nyuma y'ijambo ryawe. Kugira ngo ukomeshe imisoro bitangaza. Yashoje Peter Kadama ageze. Ni byinshi byakore. 18 bamaze kubona akazi keza. 18 muri abo bakristo bawocinga iyo video ya buri wa gatatu. bamaze 18 bamaze kubona akazi keza. Yesu ni muzima. Yesu ari mu ijambo rye. Nibizera ijambo rye ibitarashobotse biraza gushoboka. Yashoje Kadama. Birashoje ibyo ngibyo nibyo avuga bimaze gusoza. Yatanga gubanya ibifatika maze kuba muri ayo matero yo kwa gatatu. Iyo video buri wa gatatu. Uwo ni umusaruro ufatika. Uwe azi mu bantu be. Pastor ibyo byose nkubwiye nibyo nzi neza. Mfite gihamya. Afite gihamya. Ibyo avuze nibyo azi neza afite gihamya. Kandi birashoboka ko hari nabandi benshi ntaramenya. Peter Kadama from Mukono. Turagushuje mu izina rya Yesu. Urugo rwawe habwa umugisha, itorero ryawe habwa umugisha kubo kwizera ijambo ry'Imana. Abantu benshi bamwe kinyibabwireho abakristo benshi kubera kumenya igihe mu by'Imana ndetse n'abavuga ko na pastor benshi bamwe bamenyereye iby'Imana kugira ngo azafashwe n'ibyo ndavuze ni bake. Ariko Peter Kadama afite umwuka w'Imana kandi ashaka impinduka. Peter Kadama aho uri Mukono ngusaba umugisha mu izina rya Yesu. Reka ijambo rikomeze rikora ibitangaza n'ibimenyetso mu rugo rwawe. Rikomeze rikora ibitangaza n'ibimenyetso mu bantu uyoboye. Iryo toro ryuzura amavuta, iryo toro ryuzuye ibitangaza, indwara zikire, abarozi batsindwe, ibibarwanya bitsindwe. Uyu mwaka Imana ibazamwe, uyu mwaka Imana ibateze imbere. Peter Kadama from Mukono tugusaba umugisha. Amen. Pastor. Biracyaza mbese? Yarangije nyine arimo kugushimira. Pastor mfashe uyu mwanya kugira ngo nkumenyeshe neza ko utaruhira ubusa. Amina. Kuko nzi kuntu ivuga butumwa rigoye.
mana we bita kadamaye azi uburyo ivuga twarigoye azi uburyo dusaba icyuya dusaba gusenga dusaba oh pita kadamaye ukagira imana we imana iguha amavuta imana iguha imbaraga imana ikugire neza gusa aho kantu kasubire karafashije ariko giye ko nige kareba niyo mudafashwa ntacyo gikagiye karafashije kasubiremo neza ndahita no nkomezabona kandi kubaza kasubire aho kantu pastor ntago ari wabwe nijewe pastor fasha uyu mwanya kugira ngo nkumenyeshe neza utaruhira ubusa ariko mana sinduhira ubusa rwose kuko nzi kuntu ivuga butumwa rigoye humura humura nuruhira ubusa sinduhira ubusa kabisa hari benshi uzura hari benshi utabara hari benshi wubaka amen kadama yashubije intege nanjye ntago ruhira ubusa ndafashije kabisa ntago nduhira ubusa God bless you amen kadamaje rwose kadamaje ko ateye ubwoba kadamaje ko nkugira amatsiko nzakubona nte kadamaje Peter wa mukono yarafashijwe arenga gufashwa ajyana mu rugo rwe buri mugoroba ngo baricara sikavuze we n'umugore n'abana ngo nabandi ba mu rugo rwe apase abantu benshi mu rugo rwe ngo bakumva buri mugoroba niba bumva video imwe kwino channel bagafashwa neza bagasenga bakaryama birenga ivyo by'urugo afata cyaki urusengero rwe abategeka ko buri wa gatatu bicara buri wa gatatu b'icyumweru bicara bagakurikirana ijambo ngezaho hano none atubwiye bimaze kuvamo ibyo wazi kuko ari byose atazi none ashoje ambwira ngo sinduhira ubusa nkokagira imana ngo munkuye kwirwa yataresho nubaka benshi uzura benshi amina ngo nubaka benshi uzura benshi na Zuberi hano na Zuberi abagezagaho nawe yarazuse yangaga bibiri urugo rwa mukazi Jovi rwarazutse asoza bute yashoje nyine akubwira ati humura nuruhira ubusa amen hari benshi uzura hari benshi utabara hari benshi wubaka hari benshi bazuka kubwo no kukumvija mu kwino cano hari benshi bazuka hari benshi batabarwa hari benshi imana irengera hari benshi bakira indwara hari ibinyukije Sabiti bikamara yeze kumuhamya nyamutobishije wangaha ava ngo hari abantu benshi azi Kampala ngo bicara bakumva ijambo nuko yavuze Kampala akabanyeka kwa Kadamaje ariko mva ni Kampala mukono biratandukanye yabati hari abantu benshi Kampala nzi bicara bakumva ijambo ati kandi benshi bafite utafatika ati umunsi wazabugo Sabiti nanda kwishyuje ubwo buhamya uzabo mubabwire bazamubuhamya menye iby'Imana imo gukora Kampala ndetse nazamukora birakomeye bavane mu mudukurikiye kwirwa ya Teleshop ijambo ry'Imana rirazura ijambo ry'Imana rikiza indwara ijambo ry'Imana risana amago ijambo ry'Imana ritanga urubyaro ku ngumba ijambo ry'Imana ritanga akazi keza ijambo ry'Imana ritanga ibyiringiro ijambo ry'Imana ricingura imiryango ijambo ry'Imana riduha breakthrough ijambo ry'Imana riduha self confidence ijambo ry'Imana wowe ndakukanguriye ujye wumva ijambo ry'Imana uryizere Yesu abari kumwe natwe turivuga Yesu abari nyuma y'ijambo rye kugira ngo arikomereshe ibimenyetso nibitangaza Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu amen. Hallelujah.